hari nk'umuntu uba ufite impano ariko akabona ko muzika atari business yo gukora, ni business yo gukora kandi nagira ibyo itanga, umuntu agira ibyo akuramo. Cyambere niba hari umuntu uri kumva ari ibihuha, nta kintu nakora ngo ntabyumve nk'ibihuha, ariko iyo umuntu ateye imbere byanze bikunze ntago abantu bose babibona kimwe. Twigeze guhagarara tugatangira kubusa uyu munsi bikaba bigeze twagakwiye uko twishimira byibura aho bintu bigeze. Natangiye gukora kera, nakoze indirimbo kubera kera, nashimishije abantu, ndibaza ko igihe cyiza cyo gusarura gitangiye kugera. Ndashimira Food Rwanda kuko bantoranyije kandi babona mfite ubushobozi bwo gukora ibyo bifuza ko dukorana. Hanyuma nariteguye gukora akazi kanjye neza uko bikwiye nk'uko nsanzwe mbigenza ndetse nkanarushaho. Yes, reka ngushimire kandi nizere ko ukomeje kugubwa neza ukurikirana ibiganiro bya BigTown TV. Nk'ibisanzwe nitwa Emi. Nimba uterakanda subscribe ndagusaba kugira ngo uyikande ubundi tubashe kubana 5 kuri 5 ndetse ujye ukurikirana ibiganiro byacu. Aha nicaye muri Convention Center aho Bruce Melody agiye gusinya deal nkuko mubibona imbere. Ndagira ngo nsabe cameraman abizooming fresh. Ni Bruce Melody, umwite munyakazi, umwite yuhu, umwite iki, agiye gusinyira amafaranga angana kuri ya 1 billion deal. Ni 1 million y'amanyarwanda cyangwa se miliyari imwe y'amafaranga y'u Rwanda. Niwe muhanzi wa mbere mu Rwanda usinyiye amafaranga angana gutya. Ni societe muri kubona, ni societe ikora ibijyanye n'ibiryo cyangwa se itunganya cyangwa ihinga ibikomoka ku biribwa. Yes, rero reka dukomeze gukurikirana uyu muhango ubundi turaza kubana namwe. Ndabashimiye kandi subscribe kandi like ukande share wandi ujibasha kubana natwe mu biganiro bigiye bitandukanye. Reka welcome Bruce Melody na team yiwe. Bruce Melody, welcome please. Welcome on stage. Taiwachi Bruce Melody coming on board, and his manager Lee, the CEO of Cloud9 Entertainment. Ladies and gentlemen, good afternoon. First of all, I would like to take this opportunity to be very grateful for this opportunity to work with a visionary company, which is Food Bundles. It's been an engagement that we've been on for the last approximately 6 months or so, negotiating, looking at the perfect fit in terms of a partnership, and there's no doubt when they approached us about working with Bruce Melody, they knew what this means for their marketing, for their growth, and eventually for everybody's involved success. So I'm very grateful for the opportunity, Mr. Chikama, for having chosen to work with us, and I look forward to doing more with you. So I'm just pass it on to Bruce. Nanjye nishimiye kuba ndakumva byinshi babivuzeho. Nishimiye kuba nagiye kino cyizere. Haciye igihe kinini nkora ino business, ariko ntabwo ibintu byakageze ku rwego nk'urubigezeho, nubwo atari rwo rwa nyuma tukifuza n'ibindi. Ndashimira Food Rwanda kuko bantoranyije kandi babona mfite ubushobozi bwo gukora ibyo bifuza ko dukorana. Hanyuma nariteguye gukora akazi kanjye neza uko bikwiye nk'uko nsanzwe mbigenza ndetse nkanarushaho. Urakoze. Thank you so much. Murakoze cyane yaba Food Bundles ndetse by'umwihariko Bruce Melody na management ye. Nitwa Irene Murindahabi, ni umunyamakuru wa Isibo TV muri department ya Choose Live. Ikibazo mfite ni n'ikibazo wari wese mu Banyarwanda ko ibintu nk'iyi mu mutwe y'Abanyarwanda birumvikana nk'igihugu barayibona. 1 billion deal ku muhanzi w'umunyarwanda witwa Bruce Melody mu mateka y'umuziki ngira ngo ubwa mbere bibayeho. Kuri management ya Bruce Melody ngira ngo
mu mvugo zitandukanye kenshi byumvikanye ko hari uvuga abahanzi basinya amasheki y'ibikompani cyangwa se atarayaye koko bakayifotorezaho kugira ngo wenda ifoto iryohe, ntabwo bareba ibikorwa byabo ugasanga ntabwo bihuriye n'amafaranga basinyiye. Abanyarwanda bagahora bavuga bati umuziki wacu ntabwo urenga ibi, ntabwo abahanzi bacu bawukura umuziki hano bawugeze hanze kubera ko yego ni abakene, bakavuga bati nta mafaranga ahari, ariko abandi bati ko duhora tubona basinya amasheki manini biragenda bite. Umwe mu bantu bari ku ruhembe rero nihuta bakomeye mu Rwanda ni Bruce Melody, kuba asinyiye aya mafaranga gutya akaba agiye kuyakorera. Ese ni muri management ya Bruce Melody murizeza iki abakunda umuziki w'u Rwanda ko wakambuka imbibi? Murateganya gukoresha amafaranga mu muziki cyangwa namwe murayashora mu buhinzi? Asante. Murakoze cyane. So ikibazo ubajije gifite mu myumvire, ufite uburyo nka butatu nagusubiza. Reka mbere ko abo wahereyeho uvuga action numva babyita ngo gutwika cyane bibaho, so nta gitangaza kirimo. Kuri twebwe ntabwo ari gutyo tubibona. Kuri twebwe it's real. Nubwo bibabaje ko twakumva ko ari ikintu cy'igitangaza, niba biba ahandi kuki bitabana? So bamwe muri abantu ushobora gushyira ko batabyemera cyangwa babihakana, ushobora no gusanga harimo babyifuza kubigeraho. So already iyo utifuza ikintu cyiza no kugikorera mu kigero ntabwo bikunda, right? So I think nibyo, first of all ntabwo ari igihuha, ntabwo ari ugutwika, it's a real thing. Nk'uko navuze kare byamaze amezi menshi tubinegosiya n'abavoka n'abakizo, ntabwo ari ibintu byo kwishyira tugasinya. Actually ntabwo ari ukuvuga ngo bibaye uyu munsi, ni ibintu tumaze igihe tureba inyungu z'impande zombi, ari twebwe ari na food bundles, niba inyungu zabo koko zihwanye n'ibyo twifuza kugeraho. So ntabwo ari igihuha, nta n'igikuba cyacitse by the way. So ahubwo twakifuje kugera no kubirenza ibi ngibi. So ikibazo cya kabiri, ese aya mafaranga asubira mu kazi? Well, kwanza abonetse kubera akazi, right? So niba ushaka ko ugera ku birenze ibyo wagezeho, ugomba kuinvestinga muri business yawe. It's just nuko bigenda. So guhinga ntabwo bizi, ntabwo nabigerageza. Murakoze. Sinzi impamvu muri gutinda ku kintu cyo kutaba internationali, ababivugaho muri internationali. Urugero, uri umunyamakuru nawe urakora kandi ufite iterambere, ufite byinshi ushaka kugeraho. Wowe imipaka uri kwibona ute? Usanga se koroshye ku ruhande rwa buri muntu ufite na business akora. Ntitubifate nk'ibintu byoroshye ku cyitwa internationali. Murabizi ko industry yacu igeze gufata feri, twigeze guhagarara tugatangirira ku busa. Uyu munsi ibi bikaba bigeze aha twagakwiye kuko twishimira byibura aho ibintu bigeze. Ikindi wenda agarutse no ku cy'amafaranga, nanyo numva abaye ibintu bikomeye cyane. Uriya bivuze neza, natangiye gukora kera, nakoze indirimbo guhera kera, nashimishije abantu. Ndibaza ko igihe cyiza cyo gusarura gitangiye kugera, kandi ntabwo nigeze nicara mu mpange ngo hari umunsi uzaza ntangiye nkabona ndimeze gutya na gutya. Byose bizana n'umugisha w'Imana n'akazi bari gukora. Kuba abantu bangira icyizere bakaba amafaranga, si uko bagize impuhwe. Iyo yavuze ngo reka mbivuge neza, ntabwo ari impuhwe, hari icyizere babonamo, banizeye ko akazi nzagakora neza. Rero ntabwo numva ari ibintu bigoranye cyane kumva. Umuntu utabyumva yaba adashaka kubona amafaranga. Kuki udashaka kongera miliyari se? Kuki udashaka kongera nyinshi? Murakoze cyane. Twagiye tubona abamanager bavuga ko basinyiye miliyoni 200, abandi bakaza miliyoni 20, ariko wowe usinyiye 1 billion. Ugiye gukora iki noneho ku buryo n'abandi bahanzi bari inyuma yawe bashyiramo imbaraga bagakora biturutse kuri Bruce Melody? Barubashije ngo iki ngiye gukora, ntabwo nashyira ku murongo kandi zose mfite ko zishobora no guhinduka.
magambo make cyangwa mu ijambo rimwe nzakora uko nshoboye. Kera ntwara Guma muri 2018 naravuze ngo nakora ku muziki ntafite igishoro kiragera nari ngibonye nari ntangiye kandi ntabwo nababeshye. Uko amafaranga inyungu izamuka niko n'ibikorwa bizagenda bizamuka. Si ibibazo kuko nakoraga kiriya gihe ariko ndi buhoro. N'ubu rero ibintu bigiye ku rundi rwego. Nasezeranya abantu bakunda umuziki wanjye ko ntazigera mbatenguha kubera ko nabo ntibajya bantenguha. Murakoze. Niba Lucky wabaza? Murakoze, nitwa Nzeyimana Lukman cyangwa se Lucky. Reka mbanze nshimire Food Bundles kubera ko hari uwabivuze mugenzi wanjye aravuga ngo muri brand y'Abanyarwanda ni ikintu cyiza cy'uko uyu munsi mushoboye kubona ko umuziki nyarwanda nawe ufite abantu kandi bashobora kwamamaza product z'Abanyarwanda ikagera kure. Ikibazo cyanjye ndakibaza namwita my boss cyangwa se CEO sinzi Chikama. Uraza kumbwira icyizere mufite kuri uyu muhanzi ku byo mwamusabye gukora kubera ko no muri speech ye nawe yavuze ko nta mpuhwe mwamugiriye n'akazi. So muratubwira icyo asabwa gukora kugira ngo deal izagende neza kandi izafungurire inzira n'abandi bana b'Abanyarwanda kugira ngo nabo batere imbere. Muratubwira wenda icyo mukeneyeho ndetse nawe icyo abakeneyeho usibye ko tubona 1 billion deal Imana ishimwe. Uraza kumbwira Chikama ibintu bitatu byatumye muhitamo Bruce Melody ko yabagara cyangwa se yakwamamaza ibyo mukora tutagendeye kuri statistics za views cyangwa se za mukurikira ubushobozi afite bwo kwamamaza brand cyangwa se company cyangwa se ibikorwa byanyu kugira ngo bigere aho mwifuza. Icyane wibuze kumfasha baza kumbwira what do you know about Rwandan music today. Ikindi kibazo cya nyuma ndakibaza Lee. Uyu munsi uhagarariye Bruce Melody mu bikorwa bye by'akazi ka buri munsi ku muziki, ariko nawe mu buzima bwawe watembera ibihugu byinshi, wagiye ukora n'abantu benshi batandukanye muri entertainment kugera ku rwego rw'uko utegura East Africa's Got Talent. Ndagira ngo uyu munsi utwereke abahanzi bacu uyu munsi duhagaze gute mu muziki nyarwanda, dufite kwitinya cyangwa se igihe kitaragera. Ibyo ni byo bibazo byanjye. Thank you so much. Thank you very much. Waje ibibazo bifite uburemere basically no kuri no deal like urabyumva neza impamvu waje ibibazo. Waje mu cyambere ngo nta mwe twamugiriye niyo mpamvu mwita Munyakazi. You got the right guy for the right job. So kimwe mu bintu tuzamubona aho tumwitezeho bizaba public. Nshobora kubabwiraho nuko platform yacu kugeza ubu dukora n'abahinzi batararenga 3,000 ariko mu gihe cy'imyaka 2 turashaka gukuba uyu mubare inshuro 100. So n'inshuro nyuma y'imyaka 2 tuzajya muri conference program ngo 300 by'abahinzi bakora trade yabo muri Food Bundles. Ni akazi gakomeye kuri business management kuko ntabwo tuje kumanaginga. That's why ahari kugira ngo bamenye uburyo bakora akazi bafite gasanzwe ka music no kwereketinga abafamazi bacu no gukora natwe mu buryo bw'iclose. Icya kabiri ni uko hari mission twavuze hano Food Bundles is standing for in terms of solving the problem. Currently niba post harvest loss umunsi uri muri report za government ari ikintu gihangayikisha umusaruro wangirika kuko utageze ku isoko urenga 40%. Nuko mu maboko yacu n'ubufatanye na Bruce uyu mubare tuwugabanya ukagera munsi y'icumi. Akazi gakomeye cyane ariyo mpamvu kwabona amasoko bihari. So ibyo tumutezeho ni byinshi. Turashaka ko abanyakigali twese tugendana n'ibigezweho, ntongere kuba exposed kuri covid ijya mu masoko asanzwe cyangwa se niba ushaka kunanira shop to create in another way, niba udafite n'igishoro ushobora kutubera distributor muri neighborhood. Ugatanga ibintu byiza tukarema akazi tukaremera abantu batabonye amafaranga instantly tugakira more financial solution. Ni numbers mubara abahinzi nabuvuze kandi turashaka no kugira ngo nibura kuri side ya consumer ntitukajye tubura abantu 10,000 ku munsi. Icya kabiri wamaje what I know about the music. Well, the music in the easy
little bit. Now, it's a business aspect, Kurushukon's the last song released. I know he's doing well in terms of expanding. Also, yabo, navuga ko music yacu yacyari ikibazo cy'ishoramari kandi twayihariye abahanzi gusa. Usanga n'abantu bari capable kugira umuhanzi bakora umuhanzi aramukoresha. If you have a business and you want an artist to be part of a business, you're gonna get the job description clear. Twebwe tumubwira ngo turashaka. Then if you have an agreement, it's a serious job. Twebwe rero tubona music nyarwanda idakoreshwa cyane. Kandi n'abantu bafite intege, n'abantu bafite ubushobozi bwo kugira outreach n'ibiruta indi channel yose wanyuraho. Jewe ngiye kujya ngenda kuri buri radio ntabwo nabivaho mvuga ngo byiza bya Full Rwanda. Ariko in a single video YouTube Bruce yakora, I know so very well ko yagera ku bantu bose bifuza. Niyo yaba ari ku receiving the critics. I'm very happy with how very busy was in terms of how much money we make, but also how good can we improve our product. Tukagera kuri rwego rw'Amazon mwavuze ko hanze gusa we want to work the abahanzi bakadufasha. Music yacu rero yize mu buryo bwa business itarabona ama opportunities, itarabona abahanzi nabo bari serious in terms of saving numbers. Yeah, we want to figure out how can we make this deal, kakubwira umubare wo kugura ishati yambaye. Nubwo abantu bari kuvuga ngo ni amafaranga menshi ariko nkurikije ukuntu ngenzi Bruce Melody nkaba nzi n'amafaranga abandi bakora mu muziki kuko ni imyaka ishize se ingahe tubona Diamond atangirira kuri Mbagara none akaba ageze ku miliyoni y'amadolari. Kandi ikindi nanahereye kuri ko iriya kampani y'aba bagabo ari kampani ya tekinoloji, nje ku giti cyanjye wenda nta miliyoni y'amadolari nzi ariko mbona baranamuhenze kubera ko aho isi kugana mwarabonye mwese no kubera covid, aho isi kugana turi kujya muri digital, sibyo? Uburyo ibintu byose ari igihe mu myaka 2 cyangwa umwaka umwe ibintu byose bizaba ari digital. Ushaka kugura ikintu kuri boutique ntujyeyo ukodaringa. Ariko muri make icyo ushatse kuvuga congratulations, namwe mwamuhaye kano kazi mukamwitamo mwagize neza kuko nta nubwo ari n'amafaranga y'igitangaza. Nkurikije ukuntu Melody muzi n'ukuntu nzi none ahagaze nuko corona yabyangije. Ano mafaranga miliyoni y'amadolari, miliyari ni concert zingahe se muri arena ni ahajya n'ijya mu 50,000 gukuru 10 miliyoni 500 concert ebyiri yabanayinjije nuko wenda batakwemera ko abantu bajya ahubwo abari ibintu biri aho ngaho nuko wenda kubera abanyarwanda tuba tutarakora ku noti twumva ari ibintu bya danje. Ariko congratulations kandi ukomereza. Ariko ikibazo bafite kuri aba bagabo ba Full Bandos mwiteguye gute? Kubera ko Melody ajya mu bintu kenshi tukabona birakuze. Ese ejo umubare w'abakiriya request izaba abantu nyinshi ugasanga wenda byanamwangiriza izimereka kuko abyamamaje bigakura cyane abantu bakodaringa mukabura product n'urugero bishobora kubangiriza izina. Sinzi niba no mu masezerano mwagiranye birimo cyangwa se mwebwe mwiteguye gute kabisa guhaza isoko kugira ngo ejo hatazabaho ikintu kimeze nka conflict hagati n'impande zombi. Naho ubundi rwose ibi ni byo kwishimira, biraza no gutuma wenda n'abandi bantu surtout companies ziri lokale zinubaha abahanzi nyarwanda aho kugira brand ambassador bakaguha udufaranga dukeya wenda abantu babona na gutya bigatuma wenda n'abarumuna ba Melody cyangwa se bakuru be nabo bamaze imyaka mu muziki wenda batakoze ibintu nk'izi. Hari andi makampani nayo avuga ati ubutaha nidukora na deal tuzashyiramo uburyo bwo kububaha no guha agaciro akazi kabo. Murakoze. Jean Paul yakoze cyane useguye neza the whole process. In terms y'uburyo Bruce ashobora kuzana market nini ni gute twe twiteguye kuyisatisfyinga. Turiteguye icyo ni kimwe. Icya kabiri ni uko kurya neza n'ibintu abantu baharaye abantu bakwiye kurya neza ntibagwingire. So we expect the market ko izatanga iyo demand. Uburyo rero twebwe tuzashobora gusolve icyo kibazo ni imikoranire nanone n'abahinzi.
nigeze kubikomboza bavuga ko iki ni igice kimwe mubonye ariko hari ikindi gice kigomba gukorwaho cyane twanatangiye nacyo for some time n'abafatanyabikorwa batandukanye baba ari muri logistics yaba ari mu bahinga yaba ari mu banks financial institution yaba ari mu supermarket very soon muzagenda mbona izindi mega partnership zo kugira ngo ya 40% umusaruro upfa ntupfa ubusa tugeze ku bantu ya 50% umuhinzi ahomba nta bigihombo so harimo akazi kenshi ntabwo nagapfobya ku mpande zombi ariko numva ko twiteguye nk'abajene bafite imbaraga kandi nk'uko perezida yabitubwira batekereza ibintu byagutse kind of think big and bakajya na dynamics of the market. Thank you. Ufite the microphone yabaza ni muri dawe abajije kare ariko najya mu by'agaciro gatoya inga imibare igaragazwa n'umuryango w'abibumbye mu ishami rya FAO ry'ubuhinzi iri hafi iragaragaza ko byibuze hafi 70% by'abanyarwanda bari gukora ibintu mu buhinzi buri munsi umuturage mu Rwanda nyine n'ibisanzwe ufite amafaranga byibuze amashoboka mu maboko bivuze ko nihazamo tekinoloji accessing ibyo byo kugerereza n'umurako ni ikibazo cyiza muje gukemura kugira ngo umusaruro wangirika utaragera ku muturage icyo kibazo cyihuta ariko nanone bakagaragaza ko 33% aribo bari mu buhinzi bari guhinga abasigaye yakusagaje y'ibitaro kuri 20 ni abari kungukira kuri wa musaruro umuhinzi yahinze nubwo muje gukemura icyo kibazo ariko mutekereza mute ku bushomeri muje guteza abo bantu ku ruhande rwa kampani yanyu ku ruhande rwa Bruce Melody muri ya mirongo ya pourcentage hagati ya 20 na 60% ni imiryango y'abantu bafite amagariyanso n'amafuso atwara Nyabugogo bageze no ku muturage bakajya kumwaka cyangwa se kumugurira umusaruro kugira ngo baze kungukiraho bafite imiryango y'abana bakunda gupfa rwose nibaza kumva ko uri mu bantu babateje inzara Bruce Melody mu gufasha amafaranga ugafata ku abafana bawe urinda habi yes ugize neza kusangiza iyo mibare mpuzandengo ya FAO iri hafi no kuri kwibare tugenderaho dukoresha muri business yacu mu migambi ariko ndagira ngo maze mu mari mpungenge nakoresha ingero kandi zifatika tuzana muri market abantu baravuze ngo niba ushaka kubona ibyangombwa utagiye ku murenge ubuyobozi bw'umurenge bazakora iki aho bageze ahubwo imirimo yabaye myinshi we have so many agents bakorera irembo kandi iyo mirimo yakorwaga n'umurenge haje tapenigo bakumva baravuga ati akazi karagiye bari abantu barajya hehe ariko tubona aba agent bakora recharging z'amakarita. So what's happening is not job lost, it's job transformation. The mission of this country is toward knowledge-based economy. Abantu 70 bavugaga bafata umusaruro w'abahinzi bakabyungukiramo nta bwenge babishyizemo baba bari kwica isoko batuma wishyura inshuro 10 byo bakabaye ubona amafaranga make bigatuma umuhinzi abona make kandi nanone ntibatume tugira ya optimization. Igihari ni uko Bruce engagement yo gukora icyo twita off-farm jobs n'ibireba muri Minagri na politike y'igihugu off-farm jobs ni ibintu bidakorerwa mu murima ariko y'ubuhinzi aho turabona aggregator bakusanya umusaruro w'abahinzi bakareba qualité bakareba quantité bagaprosinga transaction asanga umuriza akoronoma ariko nta kindi afite ategereje akazi kugasaba leta ngo tugiye kuzana agents mu buryo bwo aggregating
cya kabiri hari imirimo yindi ikorwa iba created muri value chain cyangwa se muri urwo ruhererekane, irimo transport iri smart, irimo kuba twatangira kuvuga ngo distribution y'abantu bakora packaging batari bafite isoko. So ikiri kuba ntabwo ari job loss, impungenge ufite ziri valid, ariko ntabwo twabyenterpreta cyangwa se twabivuga nk'aho ari ibura ry'akazi, ahubwo ni uguhanga akazi mu bundi buryo bushya. Ba bana rero rwose mvuge Bruce ntabwo bazabura akazi, ahubwo abarimo bari smart bajyana n'icyerekezo cy'igihugu, it's not best common. Ntabwo nasoze iyi ngingo ntavuze ku kintu wavuze cy'umubare munini w'abanyarwanda mu buhinzi. Iyo igihugu kigikennye abantu benshi bitirwa ubuhinzi, igihugu gikize umubare w'abahinzi wa muto kandi bagahaza igihugu. Ibihugu byose bikize urasanga abahinzi batagera kuri 10%, kandi ibyo bihugu bitimportinga ibiryo nk'uko Africa yimportinga $50 billion value of food every year. So ni ukuvuga ngo turashaka gupushinga knowledge, tuzanamo ikoranabuhanga, dukora imirimo ya off-farm jobs, umwana agiye kwimegera icyo abikoresha kandi nanone byungukira abantu. So impungenge z'ibura ry'akazi rwose ndumva naza kumwe. Shikamara koze arazikumaze. Abo uravuze ngo ababyeyi bafite abana bankunda, ariko nabo babyeyi abo bana bazabwira ababyeyi nabo bankunde, nyine umuryango umugabo nkunde, ni byiza bifitiye akamaro nk'aka. Hanyuma ku bijyanye no kubura akazi, ntabwo business imeze nka football, ubu umwe yica agiye gusimbura undi. Dayihatsu zatwaraga amashu zatwara n'umucanga. Sinibaza ko hari umuntu wabura akazi. Icya kabiri, mu bintu tugiye gukora hano muri aka kazi dufite, mu nshingano mfite harimo n'izo kongera abahinzi, kuko niba wari waranze guhinga kubera ko ubona nta musaruro birimo, uyu munsi ukaba ugiye gucuruza na food bundle, ibicuruzwa bigahabwa agaciro bikwiriye, n'umwana na Dayihatsu nahireka kwihingira. Murakoze cyane. Dusigaje ibibazo nka bibiri kugira ngo dusoze kuri igihe, murabizi ko ari umwanzi wacu. Wabaza hanyuma. Yego, murakoze cyane. Twaje tukishimye abanyamakuru ba INS TV ndetse na INS Radio. Hanyuma ibibazo byanjye ndaza kugenda cyangwa se mutwemeze ndasobaza ikibazo ku ruhande rwa kampani na management ya Melody ndetse n'ikibazo kuri Melody. Mbereye kuri kampani ifite ikibazo kigira kiti ese umuturage kuri kampani dukurikiye ari ikibazo Melody yasinye ese muri iyo kampani n'undi ifite ubushobozi abagenzi bagira ikibazo, ariko njyewe ujya ashaka ikibazo muri gushya mbere mwari mufite ingengo y'imari wenda munsi y'igiti cyanyu tukaba tuzi ariko byamaze kugera muri sosiyete kuko umuhanzi wacu afite abanyarwanda benshi bamukurikiye. Ese birashoboka ko mwatubwira wenda niba ingengo y'imari muri kampani ikoresha umwaka kugira ngo umunyarwanda utwite muri kano kanya bwite waba muri ino kampani ifite ubushobozi, ejo ntabwo tuzabona Melody tuba twizeye ko afite miliyari igiye kumufasha muri muziki cyangwa se zatuma agura Range Rover cyangwa n'inzu nziza ihenze ejo bundi tukabigura. Birashoboka ikintu gifashe we mwacu tubwira kugira ngo umunyarwanda amenye ngo ino kampani kuko ifite ingengo y'imari ifatika, niyo mpamvu hari miliyari Melody. Aho ni ku ruhande rwa kampani kuri Melody niyo gusa natinze. Ndasaba dufite izindi nshingano ndetse n'ibintu twishimiye cyane n'ubwo izindi nshingano, ariko noneho izi ngizo zizanye n'ubushobozi burenze, bivuze ngo n'inshingano ziraremereye byanga bikunze. Ese umuhanzi wacu ntabwo bagiye kukuvura ejo tukabona imiziki myiza kubera inshingano nyinshi, ufite ubushobozi wagaragaza ko abanyarwanda ko ufite ubushobozi bwo ushobora gukora izo nshingano zose, yaba izo kumara iminsi kugira ngo tugende kumva na Kigali Arena n'izindi kumva nyinshi. Icyo ni cyo kibazo mfite. Ku ruhande rero rwa management ya Melody babazanye, ese mwize gute kampani mugiye gukora ku buryo ejo itazabura ubushobozi bwo kuba wishyura no kuyizihira kampani yo mu uzi kampani mugiye gukora wayize wayigureye zihagije ku buryo atari kampani igiye
murakoze rero just be fast. Ubushobozi bwacu ntabwo tubwerekanira mu kuvuga ngo iyo mwema dufite n'iyi. Hari ibintu navuze mbere, navuze dynamics of the market, ko igenamigambi rikorwa bitewe n'uburyo turi kugira tubona isoko. Mu bushobozi dufite hari n'ubwo kuba twakora igiti, ariko mu buryo bworoshye bw'umunyarwanda abona ko dufitemo ubwo bushobozi koko. Ni uko yaba ari umuhinzi akadusaba ko tumugurira umusaruro we, ni uko yaba ari umukonsomateri akagura ibyaho tuvuga dufite. Izo mpande zombi ntitutazubahiriza inshingano, ubushobozi bwacu azaba ari ntabwo. Nuhinga tukugurire umusaruro mwiza, nugura nonaha ntitwubahiriza amasezerano. Ntekereza ko ari cyo gipimo cy'ibanze cy'ubushobozi bwa kampani mu kongera ku nshingano. Ko twe ntabwo turi banki, twe dufite niba ugomba kutubitsamo ugomba kumenya amafaranga dufite, ahubwo niba ushobora kubona serivisi dushakaho, ntekereza ko ari uburyo bwiza bwo kwerekana ubushobozi dufite. Numva aricyo n'itangazamakuru byadufasha kumvikanisha. Ushaka kujya ku bahinzi benshi, aramutse ari umuhinzi ntituve hano utamuduhaye, aramutse ari umukonsiyuma ntabwo atavuze tumwereke ubushobozi bwacu. Inshingano nsanzwe mfite ndazubahiriza buri munsi. Nkakora indirimbo nkwiye gukora, nkakora n'ibyo nshinzwe ku ruhande byose. Koko nk'uko bivuze, uko amafaranga angana, byanze bikunze nta na hato bitandukanye n'inshingano nkawe. Rero n'ubundi imibereho yanjye irahinduka, gusa ntabwo nabasha kureka umuziki niyo nabishaka. Bivuze ngo ntabwo nkora muziki gusa kugira ngo abantu bazayumve bishime, nikora uko nikunze. Ntabwo inshingano mpawe zizananira, kandi n'imiziki nzakomeza kuyitanga kuko byanze bikunze igihe kinini cyo kuruhuka. Icyo gihe nzakigabanyamo nk'uko bishoboka mbere. So, ku kibazo cy'uko twaba twarakoze ku buryo turi gukora kuko twabivuze kare, ntabwo ari ibiganiro by'ejo bimaze amezi, birimo abantu benshi baherewe, but just so you understand, reka mbere kuri ibyo bose yarabirangirije. So inshingano ze nta nubwo azihetse ku mugongo ye, so afite timu nini imufasha kwikora zimwe muri izo nshingano, nawe akakora byiza n'uburyo asanzwe akora n'ubundi. So I think iyo kosa ntabwo bakwiye kuyigira. In terms of the company tugiye gukorana se dufitiye garanti ko ejo itazabyuka igafunga ikagenda. Iki kibazo ukuntu kimeze, I hope ntabwo niba ntabishe n'ibivuga gutya, kimeze nko kubaza se niba uhisemo kubana n'umuntu ufite garanti ko azaba ari muzima atarwaye cyangwa se yitaba n'Imana, ukora ibintu igihe ugomba kubikorera mu buryo ugomba kubikora neza, right? So ntabwo biri mu nshingano zacu kumenya ko ibyo bitabo, but icyiza cy'amakontra ni uko i-providinga ese habaye iki n'iki byagenda gute, right? So i-providinga bazita hari izo ibyo bintu bishobora kuba, ariko ntabwo biteganya, ntabwo i-planning uvuga ngo umuntu turi kumwe ejo ntabwo azaba agihari, right? Ahubwo umufasha kugira ngo ejo azaba ahari, ukamufasha kutarwara iyo malariya, you understand? So I think biterwa n'uburyo ushaka kureba. You want to be positive about ibyo uri gukora, then hari uburyo wabireba. If you want to be negative, ntabwo hari ibyagukeneye. So but for us, I'm more than certain ko ibyo bavuga barabishoboye ijana ku ijana, ibyo bavuga barabishoboye ijana ku ijana. So nta mpamvu yo kugira na doubt about ibyo bashoboye, kandi natwe ibyo badusabye turabishoboye. Hari agatekerezo gato hano twadufite, ntabwo ari ikibazo. Nganiriye hari inyuma n'umuntu witwa Luckman Nzeyimana arambwira ati abantu bafite amafaranga, ndavuga ni buriya melody ataza kuba yicanditse na management ye, ntabwo twari kuza tungana gutya mwari gushya, ubu twe nimwadamu tubona gutanga. Ni agatekerezo murakoze, eshanu zonyine zirabaye. Nkeka ko umuyobozi wa football azarangira icyo abivugaho.
barakoze kabisa, barakoze rwose rwongeye kubagira. Ni igitekerezo cyiza kije gitunguranye nk'igitero, ariko mu murongo wacu wo gukora n'itangazamakuru birahari, na bije ishobora kuba isumba y'angaya irahari, ariko muri decision process of the company ifite accountability, ntabwo navuga ngo nanze miliyoni eshanu, that will not be accountable, ntabwo mwahindukira mukambonamo ko byari joke, ariko igihe hari in the line of implementation of this. Very soon, this is the beginning of our collaboration with the media. We are going to work closely with the media. We know the power of the media. We know how media is an instrument. Starting with Lucky, we have a separate conversation as we're moving forward. Thank you. Melody bimeze bite? Namahoro freestyle. Umeze Poa kabisa. umva umeze utemwa. Meze neza, meze fresh, namahoro. Ibi bintu hari abantu bari kuvuga ngo ni ibihuha, bamwe bagiye banabyibaza mu bibazo bagiye bakubaza. Iyi 1 billion byagufasha igihe kingana iki kugira ngo iyi company muganire murinde mugera kuri no mushinga? Cyambere niba hari umuntu uri kumva ari ibihuha, nta kintu nakora ngo ntabyumve nk'ibihuha, ariko iyo umuntu ateye imbere byanze bikunze ntago abantu bose babibona kimwe. Igenza akazi kanjye, impamvu ndi kubivuga cyangwa impamvu twabigaragaje uyu munsi ni uko tubizi ko sometimes hari abantu twinspira, hari abantu twereka ko akazi kagenda, hari nk'umuntu uba ufite impano ariko akabona ko muzika atari business yo gukora. Ni business yo gukora kandi nagira ibyo itanga, umuntu agira ibyo akuramo. Rero nta kintu nakora ngo mbyumvishe umuntu, nta na kimwe. Gusa njyewe ibyanjye ndabizi, akazi nagakemuye, buri ibyawe byarangiye byari amahire. Mu rugendo rw'imyaka 10 muri muzika hano mu Rwanda, ni wowe muntu ubashije kugera kuri kino gikorwa. Abandi bana bari inyuma bari gukora umuziki, ni igiki wababwira nkayo nka Bruce Melody twakwita legend mu muziki, kugira ngo nabo babe babasha gukora uru rugendo wakoze ndetse niba nacika nini? Nta muri legend uri munsi y'imyaka 50. Ndacyari urubyiruko n'umukozi icyarimwe, nshobora kuzacivinga n'ibirenze. Icyo rero nabwira urubyiruko ruri inyuma yanjye, byanze bikunze bazakora byinshi kurusha ibindi gukora, kuko nanjye hari abaharuye inzira kugira ngo ibyo nakoze bibashe gucamo. Abo rero nanjye ndi guharurira inzira, byanze bikunze bazagera kuri byinshi kandi byiza kuruta ibyo ngenda ngeraho. Ntibacike intege. Imyaka 10 irabura umwaka umwe, mu 2022 nzaba nojeje imyaka 10 muri kariyeri. Natangiye muri 2012. Ntago numva iyo myaka ari mike cyane ku buryo umuntu adakwiye kubona umusaruro wabyo. Hari indirimbo nshyashya, impamvu nateganyaga ko izaba iri gusohoka nko muri ibi bihe, ariko kubera iyi gahunda yadufasha umwanya munini wo kuyigaho no kwitekereza no kwitegura, ntabwo byoroshye ko mbivanga, mfite n'izindi nshingano. Ariko indirimbo irahari, irarangiye, harabura ko nyikorera video ubundi ngahita nyisohora, kandi video bitarenze iminsi 3 uhereye umunsi nzaba nagiye gushutinga. Rero indirimbo irahari, iri hafi no gusohoka. Usinye no contract Minisiteri y'Ubuzima idusabye kwikingiza hafi urubyiruko twese. Byanze bikunze turi mu murongo mwiza k'ibirori bishobora kuba bigiye kugaruka. Abafana bawe bitega iki, wabateganyiriza iki? Mwana wagiye ukora hit nyinshi muri covid, abantu barazumva, turazishimira. Noneho abantu bitega iki muri iki gihe? Noneho Minisiteri y'Ubuzima iri kuvuga ngo urubyiruko twikingize, byanze bikunze ibirori bigiye kugaruka, ugiye gukora iki? Ibirori rero bihora byenda kugaruka. Ngiye nkurikije igihe tumaze dutegereje, bishobora no kwanga. Gusa ubwo indirimbo zihari, arena ikaba ihari tuyifite, ni ukuvuga ngo nta kintu na kimwe tutashobora gukora mu bijyanye no gushimisha abantu. Reka dusabe Imana abantu babyemere bikingize, ibisige bazabimbaze. Yes. Congratulations. Thanks bro.